On TTV. Mwiriwe neza ni Vinka kiganiro ni Kid Store kuri On TTV. Nizere ko wiriwe neza. So mbahaye ikaze mu kiganiro noneho ubu ngubu tugiye kuganira cyane cyane ku mpinja ku bana batoya. Ese wowe mubyeyi w'umumama ufite umwana ukunda kurara arira nijoro? Abana bawe iyo bakivuka paka akuze akunda kukugora akiri mutoya kubera kurira, akunda kukurushya cyane, ukabona umwana arifashe ararize nta kintu abaye, ugafata time munini cyane urimo kumuhoza, cyane cyane noneho nijoro. Ese uramuhendahenda ngahore, uramucecekesha cyane ngo aceceke, cyangwa se uramureka akabanza akariraho iminota mikeya? Naje gusanga rero kubuza umwana kurira atari byiza cyane mutoya. Abana b'ababebe cyane bakivuka b'impinja bakunda kurara barira cyane cyangwa bakirwa barira cyane kubera icyo mu nda. Ndabizi neza ko ababyeyi b'abamama cyane muri kubyumva ko abana bakiri batoya bakunda kurwara icyo mu nda kikabazengereza cyane, umwana akaba yamara amezi ngahe 6 cyangwa 4 akiribwa mu nda. Urabizi ukuntu nawe mu nda harya n'ahajya kurya, ukuntu muzi ukuntu mu nda harya ukigaragura ukumva wakizirika kubera mu nda. Ngayibaze noneho umwana w'uruhinja w'umubebe ukiza ku isi ukuntu mu nda haba hamumereye. Ntabwo rero ari icyo mu nda cyonyine gishobora gutuma umwana aruhanya cyangwa akunda kurira cyane. Ubundi abana batoya ntabwo bakunda kurira. Ntabwo bakunda kurira mu buryo nyine bwo kuvuga ngo abashaka kurira nta kintu abaye, ahubwo kuko atazi kuvuga, atazi ikintu yakoresha kugira ngo akwereke ikintu ashaka, akoresha amayeri yo kugira gute yo kurira. Akoresha ikimenyetso cyo kurira kugira ngo umenye ikintu ashaka cyangwa umenye ikintu akeneye ako kanya. Umwana akaba wenda yashaka afite nk'ibitotsi ashaka kuryama akarira cyane. Biragora cyane ku bantu babyeyi bwa mbere cyangwa ubyeyi ukiri mutoya kuba wamenya ibimenyetso umwana akoresha iyo ashaka ikintu. Kuba utaratangira kumenya nyine wenda niba afite ibitotsi aratangira byiringira amaso, cyangwa iyo afite ibitotsi aragenda akicara ahantu wenyine agatuza. Hari abana bateye gutyo. Iyo rero wamenye ibimenyetso umwana wawe akoresha birakorohera cyane kugira ngo ubashe kuba wabana nawe kandi adakunda kurira cyane bikabije. Uburyo rya joro iyo rigeze ukamenya ko ari icyo umuntu agikunda kumurya, ukora nyine ibintu bituma arekera kuribwa. Ushobora kumuheka, ushobora kuba wenda wamwubikisha inda ukamuririmbira ukamukuraho cyane. Abana bakunda udukeya, ukabona umwana arasinziriye. Ariko ntabwo ari byiza kugira gute kubuza umwana kurira. Wavuga ko byibura iminota 2-5 wareka umwana wawe nyine agakomeza akarira utaramuhoza. Ushobora kubiseka cyane, ushobora kumva bitangaje ko umwana ashobora kurira iminota 5 wamwihoreye kandi uri kumwumva. Ufite n'uburyo bwo kumubwira uti wenda bwo kumuhoza, ukamuheka, ukamuzengurukana nyine ngo aceceke nk'ibisanzwe. Ukaba utabikora ugategereza ya minota kugira ngo umwana ngabashe kuba yamererwa neza. Ngo kudahoza umwana ngo bituma ngo ubwonko bwiwe bukora neza, akanatekereza neza, akanakura neza. Tekereza ibyo bintu, subwo urumva warubizi ko biba, warubizi ko bishoboka kuba wareka umwana wawe iminota ingahe? Biragoye cyane kuba umwana yaba kwegereye kabone nubwo yaba atari uwawe ngo arire ureke kumuhoza, ngo arire umwihorere iyo minota ingahe 5. Cyane noneho ku bantu b'abamama, nk'umwana nyine yarize mu gicuku, urabizi bihita bikubuza gusinzira, ukarara uri kumuzengurukana mu cyumba mukata mu masaro uri kugira ngo aceceke, bikakugora, bikaba byasaba wenda nk'amasaha nka 3 umwana atarasinzira w'uruhinja pe. Gusinzira byanze, ubwo nyine warakiyemeje kuvuga uti nimugoroba niko biri bugenda, ukavuga uti mu gitondo cyangwa saa 6 ndaza kuryama, nibigera nimugoroba nza akazi mba ndi kumwe n'umwana, mba ndi kumuzembazemba kugira ngo asinzire. Icyo gihe rero biba byiza iyo buri mubyeyi wese, buri mumama wese ari we
icyo gihe uri kwita ku mwana umeze gutyo, atari kuvuga ngo uzanye umukozi mu rugo ari we wenyine uri bumwiteho. Uti wagiye ntabwo uri buhirirwe kuhiriza umukozi, kuko ntekereza ko wenda iyo minota ingahe 5 wenda umukozi ashobora kumwihorera akarira. Wenda icyo gihe byagufasha gutuma umwana wawe abanza kurira kugira ngo amererwe neza, nyine yumve ubwonko bwe burimo gukora neza. Ariko ntabwo umubyeyi wiwe wamubyaye ashobora kumureka iyo minota yose, biragora cyane. So rero ntabwo iyo uzi ko wabyaye umwana, tuvuge wenda hashize nk'icyumweru ubyaye cyangwa ukwezi, ukabona ko uwo mwana wawe aruhanye kuri urwo rwego, ukabona ko umwana wawe bigera igihe nyine akarira akananirana, biba byiza iyo ari wowe uri kumwitaho, ari wowe uri kuba hafi yiwe, ku buryo niba arize ashaka wenda kuryama cyangwa ashaka ikintu cyo kurya ashonje, uhita ubimenya ko nyine iyo arize ari icyo kintu ashaka. Ku buryo hari ibintu nyine bituma umwana arira, kuko ntago abazi ibimenyetso yakoresha kugira ngo mwumvikane, kuko ntazi kuvuga, ntiyabona n'ikindi kintu akoresha kugira ngo akwereke ko ashaka ikintu. Harimo kuba wenda afite inzara, yumva ashonje muri we nyine, ukabona umwana atangiye kurira, ukabona abuze amahoro, wakakunanira pe, wanamuheka bikanga. Icyo gihe uzamenye ashaka adashonje. Ikindi, hari kuba akonje cyangwa afite ubushyuhe. N'abana rega barashyuha, nk'uko mugera muri sawa ukumva harashyushye, ukumva ushaka kwambara udusengeri, ukumva nyine ikirere gihari kirashyushye, nuko n'umwana nawe bimubangamira. Ntabwo umwana uzamwiriza mu mipira, murabizi ko abana bakunda kubafubika ibisarubeti ukasanga umwana yambaye nk'ikigori, bamufubitse ku rwego rwo hejuru. Ariko n'umwana tekereza ko afite umubiri nawe nyine afite gushyuha, ukabona umwana yirirwa arira umunsi wose arishimagura, kumbi ntabwo uzi ko ari icyokere kiri gutuma agira ubwo bushyuhe bwinshi, ukabona nyine ari gututubikana. Ariko wowe ukavuga uti kuko ari umwana agomba guhora yifubitse, hoyi nawe aba akeneye akayagamo gakeya. Ntabwo nkubwiye ngo wifubike umwana wawe, ariko nyine nawe reba ukuntu ikirere kimeze, urebe ukuntu hanze hasa, urebe niba ari no gututubikana, ube wabasha kumukuraho ibyo bintu ho akanya gatoya, wenda ukongera ukabimusubizaho, ariko nawe ukamugira free nyine akumva akayaga kandi. Ako se naguma muri bwa bushyuhe, nyine araza kwiyenza, araza kurira. Kimwe nuko yaba akonje, bya bintu wamwambitse wenda ndavuga cyane wenda nko mu byaro, ntabwo urabizi nawe ukuntu i Kigali ahantu bafite amafaranga ukuntu bambika umubebe wabo, ntabwo ari kimwe na hehe no mu cyaro. Niba umwana mu gitondo 11 bari bumujyane mu murima, umubyeyi w'umumama akiringa agahingana wa mwana mu mugongo, muri icyo gihe umuntu aba aryamye, nyine abantu baba baryamye mu masaha ya 11 12, wowe utarabyuka, ariko hari umwana uba uri mu murima na nyina muri iyo mbeho. Tekereza iyo mbeho nawe wumva utabyukamo, umwana w'uruhinja ayibyukiramo nyine we na mama wiwe ari ku mugongo. Wumva ko umwana nawe agira imbeho nyinshi, kandi umwana ntabwo aba afite rega umubiri nk'uw'umuntu mukuru, ku buryo ashobora kumva wenda icyo gihe wenda ushobora kuba wumva we nta mbeho ya danje ihari, ariko umwana w'umubebe we aba ari kuyumva ari nyinshi cyane. Rero biba byiza n'ababyeyi b'abamama tujye tububaha pe. Ibaze guhinga muri icyo gitondo, umwana ku mugongo, wenda ari no kurira, nta kindi kintu wakora, nta muntu ufite wo kumumusigira, wenda nta nubwo afite papa wiwe, nta n'umuntu mu rugo wamusigira, ukamuheka mu mugongo. Ntabwo ya minota wowe 5 cyangwa hagati y'2 wakishimira ko umwana wawe ayiriramo, kuko iyo muri uwo murima ararira bihagije, ararira ku rwego hejuru, ku buryo wumva nyine nawe agahinda kakwije. Ku buryo umuntu ashobora kukubwira ati umwana wawe ugomba kumureka iminota ingahe kugira ngo abashe kuba yarira, we nubyumve. Kandi koko ndakugarukira, ntabwo uwo mwana wawe yakirirwa arira mu mugongo akabyuka arira, mukarinda muva aho hantu ubona ari kwiyenza ari kurira, ngo ube wabasha umugeze mu rugo ahantu hatuje, ngo ube wamureka arira iyo minota ingahe. Ntabwo biragoye, ntabwo nk'umubyeyi ntekereza ko yabikora. Ariko nanone ni byiza kuba wareka umwana wawe akabasha kuba yarira iyo minota ingahe. Ntekereza ko ubundi abana batoya cyane cyane
wenda tuvuge wenda nk'umwana udakunda koga, hari abana baba baby umushira mu mazi akarira hahandi ubura ikintu ukora, cyane cyane none iyo utari mama wiwe uri umuntu urimo kumurera. Undi muntu ashobora kuza akagira ngo uramutwitse cyangwa umukubise hasi, niyemere ko umwana adakunda koga, adakunda amazi. Niyo wayashyushya niyo yaba ameze gute, umwana nyine nabifiringa akaba yanga amazi. Umwana nyine nta kindi azakora, azakomeza arire, azakomeza nyine akwereke ko atabyishimiye, akwereka ko ayo mazi ntago ayakunda. Rero iyo buri mubyeyi wese amenya ikintu umwana aho akunda, akavuga uti wenda umwana wanjye ntago akunda koga, ariko ndaza kureba cya gihe mbona ikirere kimeze neza, mbona hari akazuba, hadakonje, hameze neza, ari cyo gihe nzajya ngira gute njya kogereza umwana. Wahita uvuga uti se ko hari igihe kiba hari igihe cy'imbeho, n'umuntu mukuru ukavuga uti amazi ndayikoza, uti noneho ndajya koga, avuga uti nzoga ejo, ukumva nyine nawe harakonje. Aho n'umubebe nawe hari igihe aba yumva muri wiwe akonje, agahora yumva akonje ku buryo abana batinya amazi. Buri mubyeyi wese ukabona, cyane cyane ku babyeyi b'abamama, ibaze nawe ko umwana arararira iryo joro ryose. Icyo gihe udafite umukozi, udafite na papa wiwe, birakubangamira ku rwego rwo hejuru, hahandi uri bubyuke ujya mu kazi mu gitondo ukabona nyine usigaye wirwana umunaniro, ntago waraye uryamye kubera uruhinja. Bamwe na bamwe akavuga uti niba mbyaye uyu mwana nkabona babiri bose babigenza gutyo, barananiye gutyo, bakunda kundushya, reka mbite mbireka kubyara. Gasanga umubyeyi yacize kubyara kubera ko abana baramurushya bakiri batoya. Abana nyine kubera ntekereza ko nta muntu ukunda umwana urira, kumva umwana urimo kurira uhita wumva nyine emotion zikwije. Noneho uzi umwana uhoza ukamuheka ukamuzengurukana neza kurira guceceka bikanga, kuko si umwana yabaye iki. None icyo gihe utangira kwibaza se bamuroziye, bamuhaye ibiki, agenda nawe ubwawe kakakwica, ugatangira gutekereza se yari ibiki, byamugendekeye gute, nawe ukamukoramo n'iyo myenda ukareba ko ari byo bintu bimuha amahoro, nabwo bikanga, umwana agakomeza akarira. Ibyo bintu bibaho, ntago umwana wenda aba afite ikibazo kindi kidasanzwe. Igihe wenda ushobora kubaho ugasanga yarwaye, ariko abana kamuvuge ko ari nk'abite bakunda kugira, ukabona umwana arifata akarira nta kintu abaye, yaba yicaye aho ngaho muri salo ukabona ararize. Ibyo ni ibintu bisanzwe rwose, ntimukagire ubwoba cyane ngo ubone umwana wawe akunda kurira, nijoro ararira, mu gitondo akarira, saa sita akarira, nta kintu kiba cyacitse. Ahubwo ujye ubanza ubanze wige ibimenyetso umwana wawe ukora iyo ashaka ikintu. N'ubundi iyo amaze gukura, kurira biragabanyuka, kuko aba yaramenye ibindi bimenyetso azajya akoresha mu gihe ashaka ikintu cyo kurya. Mu gihe ashaka wenda kuryama, ibintu byose yaba ashaka, icyo gihe ntabwo aba agikoresha yasinye yo kurira, kuko aba yaramenye utuntu twinshi dutandukanye. Hari n'igihe aba yaratangiye kumenya kuvuga, atangiye kukubwira ngo iki, utuntu nk'utwo abana bakunda kuvuga. Ariko nyine n'ubona umwana wawe arira nabyo bikabije, gerageza nyine ujye kwa muganga urebe se umwana afite ikihe kibazo, se ararwaye. Hari n'igihe ushobora kuba arira gutyo ugasanga muri we afite indwara ariko ntabwo inyuma iri kugaragara, ntabwo yamubonaho, ukabona arakina nk'ibisanzwe ariko muri we ararwaye. Icyo gihe rero biba byiza iyo uzi ibimenyetso umwana wawe akoresha, ukanamakinga sure ko nta kibazo afite mu mubiri, atarwaye, nta kibazo yahuye nacyo. So it is better to let baby cry. When a child finishes to eat, getting full, and no problem he has, then you go to see the doctor and knowing that the problem he has. So to someone love Kiddies Talk, make sure you subscribe, like, share, and comment. Ciao, we love you. On TV.